Muri ino video tugiye kurera hamwe abantu bashekeje abandi muri Genesis Comedy cyangwa se mu iseka rusange, abatumirwa bagiye basetsa abantu ku buryo butangaje kandi buhambaye kurusha abandi batumirwa bose batumiwe muri Genesis Comedy cyangwa se mu iseka rusange. Turere ku mwanya munani nk'ibisanzwe, turuka tujya ku mwanya wa mbere. We niba warakunze gukurikira ibiganiro bya Genesis Comedy cyangwa se ukaba waritabiriye iri seka rusange, uraza kutubwira muri comment umuntu wagusekeje cyane. Tudatinze ku mwanya munani turasanga umukobwa witwa Salisa. Uyu Salisa niba umuzi cyangwa se ukaba warumvise ikiganiro igihe yari yatumiwe muri Genesis Comedy. Dukomeje ku mwanya wa munani turasanga umuhanzi akaba n'umukinnyi wa comedy ari we Gitaf. Uyu yakoze indirimbo yise Aragitosa, akaba ariyo yatumye aba umusitari cyane mu bijyanye n'umuziki, yarebwe n'abarenga miliyoni imwe n'ibihumbi 400 mu gihe kitarengeje ukwezi. Bivuga yuko ino ndirimbo yatumye amenyekana cyane kurusha izindi zose yari yarakoze, ndetse n'izo yakoze nyuma yaho iyi ndirimbo yakomeje kuzirusha views cyangwa se umubare w'abazirebye. Bikaba byatumye agaragara ku mwanya wa karindwi nimba wararebye ikiganiro cye mu gihe yatumiwe muri Genesis Comedy, ubonye yuko azi gusetsa abantu cyane ugereranyije n'abandi batumirwa bagiye batumirwa muri iri seka rusange. Dukomeje ku mwanya wa gatandatu turasanga Nsabimana Eric ndetse na Kiramani. Nsabimana Eric uzwi ku izina rya Dr Savi ndetse na Niyonshuti Yannick uzwi ku izina rya Kiramani ndetse na Bijyobijya. Aba nabo igihe bari batumiwe muri Genesis Comedy basekeje abantu ku buryo buhambaye bitewe n'uburyo bafite impano ndetse n'ubuhanga budasanzwe mu gukina comedy. Bikaba byatumye bagaragara ku mwanya wa gatandatu, Dr Savi, Kiramani ndetse na Bijyobijya. Dukomeje ku mwanya wa gatanu turasanga Kaduhire Kadudu. Uyu ni umukobwa uzi gusetsa abantu, afite impano idasanzwe yo kumenya kuganiriza abantu ku buryo ashobora kumara amasaha 5 yose akibaganiriza batararambirwa, hatagize usuka cyangwa se ngo arebe ku ruhande bose bamuhanze amaso. Bikaba byatumye uyu Kaduhire Kadudu agaragara ku mwanya wa gatanu nk'umutumirwa cyangwa se umuntu wasekeje abandi kurusha abandi batumirwa bose muri Genesis Comedy cyangwa se mu iseka rusange. Dukomeje ku mwanya wa kane turasanga Fally Mercy. Uyu nawe ukunze kuba ari muri bino biganiro bya Genesis Comedy kuko ni nawe ubitegura kandi akagena igihe bigomba kubera ndetse naho bigomba kubera akategura neza. Uyu Fally Mercy nawe ni umwe mu bantu basetsa aba bitabiriye ibiganiro bibera muri Genesis Comedy. Niba umuzi nawe ushobora kwemera yuko nawe yagakwiye kugaragara ku mwanya wa kane bitewe n'uko azi gusetsa abantu. Tubwiye muri comment umwanya ubona yagakwiye kugaragara bitewe n'uko umuzi uburyo aseka abantu cyangwa se uko avuga, bigatuma abantu bakomeza kwishima ndetse no kwitabira bino biganiro bya Genesis Comedy. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga Kepa Nyirudushya. Uyu nawe n'umusore uzi gusetsa abantu cyane, by'umwihariko aho yaje kugaragara ari gusetsa abantu avuga uburyo ngo The Ben yamwatse inkunga mu gihe yiteguraga gukora ubukwe, maze akamubwira yuko ayimwemereye amubwira ko ari umudiaspora kandi ari we ari kumubeshya. Ibi byatumye bakomeza kumwishimira cyane nk'umutumirwa uzi gusetsa abantu cyane cyangwa se wabashimishije. Bikaba byatumye uyu Kepa Nyirudushya agaragara ku mwanya wa gatatu. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa kabiri ndetse n'uwa mbere, gusa mbere ko tuhagera aragira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe, like, share na comment ku mwacu wa YouTube wabikora kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Nimba ari wifuza tubwire muri comment. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga Muhinde. Uyu nawe ushobora kuba umuzi, akunze kuvuga yuko ari mugufi, akunze gusetsa abantu. Nawe ushobora kuba wemera ko yagakwiye kugaragara ku mwanya wa kabiri bitewe n'uburyo azi gusetsa abantu mu buryo bwije kandi butangaje, bigatuma benshi bakomeza kumwishimira kandi bakagira umuhati wo kwitabira bino biganiro byo muri Genesis Comedy cyangwa se mu iseka rusange. Bikaba byatumye uyu Muhinde agaragara ku mwanya wa kabiri. We tubwire umwanya yari kugaragaraho bitewe n'uko umuzi cyangwa se bitewe n'uko akunze gusetsa ugereranyije n'abandi batumirwa cyangwa se n'abandi bagiye bakorera ibiganiro muri Genesis Comedy. Dukomeje ku mwanya wa mbere turahasanga umusore wamamaye ku izina rya Pirate, akaba ari umufana ukomeye cyane wa Bruce Melody, akaba akunze no kwita Minisitiri wa Magendu. Uyu Pirate nawe ni umwe mu basetsa abantu, aho yagiye akora ibiganiro byinshi bitandukanye kandi akabikora mu byiciro bitandukanye asetsa abantu, bigatuma akomeza kwigarurira imitima benshi kandi akaba umwe mu bagiye bahabwa ibiraka bikomeye cyane byo gusetsa abantu ahantu henshi hatandukanye, kandi akaba umwe mu bafata amafaranga menshi cyane ugereranyije n'abandi batumirwa bakorera ibiganiro muri Genesis Comedy cyangwa se mu iseka rusange. Uyu Pirate nawe ushobora kuba umuzi kuko ni icyamamare gikomeye cyane, haba kuba azwi nk'umufana ukomeye cyane wa Bruce Melody, haba kuba azwiho gusetsa abantu. Bikaba byatumye aza kugaragara ku mwanya wa mbere. Tubwiye umwanya yagakwiye kugaragaraho bitewe n'uko umuzi cyangwa se bitewe n'uburyo yagusekeje. Nizeye ko wakoze subscribe ugafungura inzogera kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha.